Yes, nk'uko bisanzwe niyereke kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye kuri Sky Impact TV Show. Tugiye kureba inkuru y'umusore utangaje, umusore wari ufite imico itari myiza habe na gato, akaza gukundana n'umukobwa w'inzirakarengane. Alright. Ati musore, ntabwo nari mbizi ko wankora ibi ngibi. Ngaho nsezeranya ko utazongera kubikora. Ngo sezeranya iki se wanshinze? Umukobwa yaragiye agenda ababaye cyane, yagarutse yisekesha. Ati sawa, wanze kunsezeranya. Umusore yasigaye yisetse. Ku rundi ruhande agakobwa kagiye mu ishuri. Kageze mu ishuri gasanga wa musore aragategereje, gatangira kwibuka ibyo kakoze mu kanya gashize. Umusore arakitegereje, gatangira kumwihisha. Katangiye kumushushanya. Umusore asa naho yari kukitegereza cyane, asa naho yari yaguyemo. Katangiye kukitegereza cyane. Agakobwa katangiye gushushanya buke buke kitegereza umusore, gashushanya. Umusore agiye kureba yasanze bamudekaritse. Ati ibi ni wowe ubikoze? Ntabwo nabyizeye. Ati ni njyewe nyine, urabona se arinde. Umukobwa ahagurutse yirukanka. Umusore yakomeje kwirukanka ku mukobwa yibaza ibyo ari byo. Umusore yari yatakayemo, gusa ari umusore w'imico itari myiza habe na gato. Umukobwa yatangiye guhunga umusore. Ati musore, urashaka iki? Turanyifuza iki? Ko umukobwa yari afite indi nshuti yiwe, ariko umusore agakomeza kwizirika ku mukobwa. Ati vayo hano, uriya ndusha ubwiza. Ati ariko umusore, urashaka iki kuri uyu mukobwa? Ati mva imbere, wowe se ushinzwe iki kuri we? Ati wababaye? Ati ntabwo nababaye. Wakubabaje? Aka kagifuti ni akawe? Ati ni akanjye, urakoze cyane. Ati umukobwa yari yagiye mu mihango, umusore amuzanira akagifuti. Umukobwa wari umushushanyi mwiza cyane. Ati umusore, ngwino hano. Ubundi wowe bite byawe? Ku ruhande hari undi musore nawe mwiza cyane wateretaga umukobwa. Batangira guhangana, gukompeta, gusa ntibyari byoroshye. Turabona rero kano kantu ni akawe, ni wowe nakaguriye, undi muntu nyirako aka ni akawe, kagumane. Umusore ku ruhande yatangiye gufura. Umusore yakomeje kwirukanka ku mukobwa, akomeza kumustabinga, amwiruka inyuma. Bityo kubera igihe umukobwa yari amaze atita ku musore, umusore yatangiye kumutinya. Ariko se musore, kubera icyo uri kumunga, aka kantu ni akawe. Umusore yatangiye kwibuka. Ati yo nakanjye, urakoze cyane. Umukobwa yagiye yishimye cyane, anezerewe. Batangiye guciringa cyane, kujya baganira cyane. Umukobwa cyatangiye kugwamo. Gusa nanone umusore yatangiye kujya asa n'uwirengagiza umukobwa, ariko umukobwa yari afite agashuti kiwe nako kagashinze. Ati wowe uwo ni uwawe, nanjye uyu ni uwanjye, noneho reka twigendere. Namwe musigare muganira, noneho turebe ibyo ari byo. Agakobwa katangiye gutinya umusore. Ati mukobwa, kubera icyo uri kumunga? Sheka nigendere, Yesu mwami.
umukobwa yicisha ku musore, umukobwa bamuteye umupira, umusore yitangira umukobwa. Bivuze iki? Ati rigura urukundo rwanjye niki cyatuma se ntakwitangira. Igikobwa cyarishimye cyane cyegera inyuma. Ati musore unkoreye akantu kabisa uno munsi ndagushimiye. Umusore yakomeje kwirukanka ku mukobwa, ariko umukobwa agasa naho amwirengagiza. Ati ariko umukobwa niki cyakubayeho kuri kunyirengagiza muri ino minsi, n'iki njye nawe tupfa? Ntabwo ubizi se? wumva umutima wanjye udatera cyane ku bwawe? Niba utabizi noneho bimenye, njye ndagukunda. Urishimye noneho? Umusore yatangiye kwibuka ukuntu yageze ku ishuri, inshuti ziwe, ibihe banyuranyemo. Ati ntegereza. Ati ndifuza ko wanjyana ku ishuri. Nta kibazo. Igisore bari bagishyize mu gihano we n'umukobwa. Umusore arimo areba w'umukobwa. Ati noneho ubu ndanyuzwe. Ati wajyaho tugende. Umusore yari umwiyemezi cyane, ntiyifuzaga ko umukobwa arimunyuzamo. Ati we urikanze? Ngaho jya kuri moto tugende. Tugaruke mu ishuri. Umusore yari umuderanjeri n'umukobwa nawe ari uko, ariko bisa neza ra. Ati biteze? Urasa neza. Sinonse ko nifuza ko wankorera akafavera. Ati umusore ariko uriya mukobwa aragukunda cyane, ubibona? Ati noneho nanjye ndashaka kumwereka urukundo rwanjye, ndashaka kumwereka urukundo mufitiye. Reba hano. Urareba iki hariya? Reba hano. Ati ntabwo nabyizera. Mu ishuri umukobwa yari umuhanga cyane, gusubiza ibitekerezo rwose yitwaraga neza. Ati noneho reka njye kureba igisore. Kiri mu ishuri ra. Umusore nawe yari yabuze amahwemo akibona umukobwa. Ati wari urimo uranshaka se? Ati oya, ntabwo nari ndimo ndagushaka, ahubwo nitambukiraga. Ko umusore yari ari gushaka umukobwa n'umukobwa ari gushaka umusore. Igisore kikibona umukobwa cyatangiye kwitwara neza, ya myitwarire mibi, ya mico mibi yose yaragiye irabura. Atangira kwitwara neza, atangira kuba akana keza. Mbega igikobwa cyiza. Ati reka ngihute njye ku kayaga ndebe. Ati noneho urayishimye? Ndakariye aka ni akanjye. Nagatsindiye, urambaza iki se? Umusore atangira kwibuka ukuntu yakabonye kariya kantu umukobwa atwaye. Ati noneho urishimye kuba ukariye? Urishimye? Akishima gute se ubwo? Kandi ibyawe waravuze ngo ni ibyanjye. Ubwo nta birenze. Igisore cyapanye gahunda n'umukobwa.
uyu mukobwa turamujyana. Ati urasa neza cyane. Ati cara urajya he? Guhera umusore akibona umukobwa yatangiye kumwitwararikaho neza. Ati mukobwa wabaye iki? Umusore yateruye umukobwa aramuheka. Se urambaza iki kundeba? Umusore mu gushaka kuvugisha umukobwa baramuhakanira ati wowe urajya he? Umukobwa yatangiye kujya yiyima cyane umusore. Ako mukobwa uri mwiza? Ati ndebera hano, ibi ni ibiki turi kureba? Ati sha wasanga uri kureba amafoto ya ka gakobwa, ariko kariya gakobwa uragakunda, ugakundira iki? Ati reka sha uriya mukobwa ntabwo asanzwe, imyitwarire ni myiza cyane. Ati uriya si we? Ati ntabwo nabyizera. Nyuma na nyuma y'igihe kinini reka nze murebe sha. Akizamuka akubitanye n'umukobwa ati ntume inzira nitambukire. Ari kwiga sawa. Umusore yakomeje kwirukanka inyuma y'umukobwa amuha utwandiko, amuha impano gift, ariko umusore byo byaramucanze, byari byamucanze cyane. Ati noneho urareba ka ni mikoro wowe urajya uvuga uri kodinga. Ati mushyira akangaka rero. Ati mana we mbega igisore. Ati mu by'ukuri mukobwa nkunda, umukobwa watwaye umutima wanjye, uri umukobwa w'ibihe byose. Ndagukunda. Ati kano naka. Ati kiwe n'iki ko ari akawe? Se niwe nari nkazanye. Ati nakanjye nyine. Mama urabizi ibintu ntabwo bimeze neza ku ishuri. Agakuru kacu naha karangiriye. Wakoze kudukurikirana kuri Sky Impact TV Show ndetse no gukurikirana iyi video. Twagushishikariza gukanda subscribe ubaye utarayikanda, tukabona no mu zindi nkuru zitandukanye. Ciao ciao, see you.